man, I'm back. Comment zanyu narazibonye bro. It's a funny, it's amazing. Narabibonye kabisa ni wa Mungu wa MC Luther. I'm back kabisa. Today ngomba kwabwira ibintu byadanje, ibintu bimeze neza cyane. Bafite boro za tari today. It's a surprise, it's amazing things today. Bro, I have a surprise for some information I'm gonna to tell you right now. Okay, nje kubwira ibintu bitatu uyu munsi kabisa bigomba kukubaho when you finished your high school study. Okay. Yes, hari ibintu bitatu bundi ukiranziza secondaire. Ubwo biba bigomba kukubaho kabisa. Abari nk'ihame, abari nk'itegeko. Bro, abajene b'iyi minsi rero ibi bintu mube muri kwishura kenshi mamukeka ko ibyo bintu bitazababaho. Wapi bro, biba bigomba kubabaho. The things number one things igomba kukuba nyuma yo kurangije ishuri high school study bro. Icyambere G, wiburira icyizere maniga icyizere kirarangira cyose hari uburyo uri ku ishuri ubutekereza ibintu byinshi kumva nujya hanze uzagafata uzabona amafaranga urumva ukuva uzabona ibintu byinshi cyane kabisa undi icyo kikubwira ubundi mwana ukiri ku ishuri aba yumva ubuzima bwo hanze bro ari ibintu byoroshye ariko yarangije ishuri 10 cya cyizere cyose wari wifitiye bad kirashira kikagenda kikarangira none ari uburyo utekereza ati nindangiza ngo nzahita mbura akazi nzahita mbona akazi ngo nzahita mbona amafaranga mitenga afata no warangiza ishuri ubundi papa wange no hantu ujya wabyemera ko ibintu ari seriye icyo nicyo kintu cya mbere kikubaho kirangiza ishuri ukabura akazi gino ukaba umushomeri ukabona bita birangira right now icya kabiri kikubaho bro utangira kubura inshuti zawe hari uburyo ufite inshuti uvuga ati umujene ni inshuti yanjye bro twarahasaringanye ati umujene ni inshuti yawe bro yurangije ishuri ya inshuti yawe waruzi ka inshuti yawe igucikaho hasigara ya indi imwe rukumbi indi mwara struggling mwaralanye life buri niyo yonyine isigara yonyine izindi zose ziragenda zikagucikaho burundu hasigara indi imwe mwa struggling nyine muri kuri level imwe the same level iyo niyo yonyine isigara yonyine none icya gatatu bro nicyo cyadanje kigomba kukubaho aburyo ubuzinga ahantu ni iwanyu bro iwanyu batangira kukwinuba bakajya bakubwira ati bite byawe kudashaka akazi bimeze bite kuryamye ukabyuka saa 5 umuntu umusara abyuka saa 5 bro iwanyu bakakwanga 10 bakakwanga bakajya babona nyine ntacyo maze bakabona nyine vie wawe none yatahavuye nka job none uravuga ngo urarya kire yiwe ngo utashe ngo urarya kire yiwe utakoze wabyutse saa 5 iyo abari insazi iwanyu barakwanga bakakwibagirwa bakakwibagirwa ibyo nibyo bintu bitatu bigomba kukubaho bro urangije ishuri rero babana mwe muri kwishuri bro abyo muhamagara abantu bari hanze mukababwira ati bro ngo mwadoye ku mafaranga ngibiki nibiki amafaranga yarabuze 10 yarabuze mwabana ibyo bintu mubireke ubona umujene ari kugenda pe asa neza ariko empty mu mufuka ugasanga afite nk'igiceri cy'ijana ubwo ndacyo ari cyagiye jya bayakize gavuye rero guys ibyo nibyo bintu bigomba kukubaho guys nyuma yo kurangije ishuri ukabura akazi please wibagirwa gukora share comment flow kabisa tujye tubana gutema ibintu byadanje ciao